Shatamukazi mu kiganiro ubuzima bunejeje. Kuri uyu mwanya nongeye kugaruka nongera nshima benshi bakurikirana iki kiganiro bagisapotinga mu buryo butandukanye bwo gukora subscribe, bakora comment, like na share kugira ngo dukomeze dusangira ibiganiro binejeje kandi ibiganiro bigizwe no kutubwira uko ubuzima bwacu bwamererwa neza. Alright. Ni mu gihe rero kuri uyu mwanya ngira ngo nongere mbaganirize kimwe mu kiribwa gishobora kuba ari ingenzi ku ruhande rumwe ariko kandi kikaba gifite n'ibibazo bigiye bitandukanye bishobora kuziramo n'indwara. Alright. Abantu benshi n'imbuga zigiye zitandukanye zitangaza ko gufata isukari ku rugero ruringaniye ari byo by'ingenzi, ariko iyo ufashe isukari mu rugero ruri hejuru ushobora kugutera ibibazo bigiye bitandukanye. Rero si byiza kurya isukari mu buryo buri hejuru kuko igutera ingaruka zitandukanye. Hari abantu bazi ko isukari ari nziza kubera ko bayirya bishimiye uburyohe ifite, ariko kuri iki kiganiro ndaza kugenda mbagezaho ibyiza ndetse n'ingaruka isukari ishobora kugutera. Alright, dukomereze hamwe, dukomeze tugenda tuganira. Kandi koko muzi neza ko hari indwara zitandukanye, indwara zo kurwara amenyo ugasanga ashobora kuba umukara, ndetse ku bandi usanga amenyo ajegajega cyangwa se yoroshye. Ariko kandi nanone isukari ikaba ni nziza nk'uko nza gukomeza ngenda mbibasobanurira, ituma wumva uburyohe maze ukaba warya byinshi mu gihe cyangwa se wanywa byinshi mu gihe udafite apeti cyangwa se appetite yo kurya. Ni byiza rero, nyinshi muri izi mbuga zitangaza ko ibyo kurya byose umuntu afashe umubiri uhita uhindura nk'isukari hatitawe ku bwoko bw'ibyo wafashe. Isukari itandukanye n'ibindi biribwa nk'inyama, imbuto, imboga kuko byo bifite intungamubiri, imyunyungugu na acide. Isukari yo ikaba itabifite kandi ari byo bifasha mu igogorwa cyangwa se digestion, ndetse no kunyunyuza byatera ikibazo umuntu wabifashe mu rugero rurenze kugira ingaruka. Ubushakashatsi bwakoze nk'ikinyamakuru American Journal of Clinical Nutrition buvuga ko iyo umuntu afashe garama 100 z'isukari isanzwe bigabanya imikorere y'abasirikare barinda umubiri ho amasaha 5. Yes. Niba rero urya garama 100 birashoboka ko ushobora kurya garama 100 ku munsi, n'abazirenza. Rero amasaha 5 ujye umenya ko ugabanyije abasirikare bawe. Iyo bigenze gutya, ubwirinzi bw'umubiri n'ubushobozi bwabwo birahindagurika, kandi mu kurwanya indwara nabwo umubiri ntushobora kurwanya indwara. Ubushakashatsi bukomeza bugaragaza ko abantu benshi bizera ko umutobe wa orange ufite intungamubiri nyinshi. Gusa ngo iyo wamaze guhindurwa ibyo bita enzyme nzima, intungamubiri ndetse n'imyunyungugu biragabanuka. Uburyo umutobe ukorwa ngo iyo umaze gutunganywa uba umeze nk'isukari y'umweru kuko ngo nta ntungamubiri uba ugifite zafashe isukari karemano
iba mu mubiri glucose mu gutunganya ibyo kurya ngo bibe byafasha umubiri. Ngo nanone si byiza ko umuntu abaho atazi isukari yafashe ku munsi. Abantu benshi bakunda kurwara kuko ibi ngo batabyitaho, bityo bigatera umubiri wabo gukora buhoro ku buryo budakwiriye umuntu muzima. Ese isukari nyinshi ni iyihe ndwara zitera? Ni iyihe ndwara ishobora kugutera? Reka dukurikirane. Icya mbere, iyo umuntu akunda kurya isukari nyinshi, impindura ntabwo zishobora gukora isukari mu maraso. Ibi bigatera diyabete. Ibi bigakunda kugaragara cyane ku babyeyi bageze igihe cyo gucura, menopause. Icya kabiri, iyo umuntu akunda gufata isukari nyinshi bishobora kumutera indwara z'amenyo. Icya gatatu, iyo ukunda gufata isukari nyinshi nanone ngo byongera gutakara kw'intungamubiri za calcium n'imyunyungugu umubiri ukenera igihe umuntu anyara kenshi. Rero icya kane, abagore bafata isukari cyane ngo bashobora guhorana umushiha ndetse n'ubwoba. Icya gatanu, iyo ufata isukari nyinshi byongera guhorana umunaniro udashira. Alright. Ibyo ni ingaruka isukari ishobora kugutera, ariko muri ibyo ibikabije cyane. Niba ukunda gukoresha isukari nyinshi, yikoreshe mu rugero kuko bishobora kukuzanira ingaruka ikabije mu buzima bwawe. Si byiza ko rero ukoresha isukari utayikoresheje mu rugero. Ese ibyiza by'isukari byo ni ibihe? Isukari nta ngaruka nyinshi igira, ariko kandi nanone igira ibibi ikagira n'ibyiza. Alright. Isukari ishobora kukongera ingufu, gusa ngo ibi ni iby'igihe gito kuko ihita ishiramo. Ni nko kunywa amazi uramutse ufite inyota kuko wongera kuyigira. Rero niba urya isukari nyinshi byakumara inyota cyangwa se byakugarurira ingufu, ariko kandi izo ngufu wongerejwe n'isukari zihita zishira mu gihe gito. Tugarutse gatoya twarebera nko ku abakinnyi bakunda gukora atletisme cyangwa se kwirukanka, abakinnyi b'umupira n'abandi. Burya uba ubahaye amazi arimo isukari bishobora kubagarurira ingufu mu gihe bari gukora iyo myitozo yabo ngororamubiri, ariko kandi izo ngufu zikaba zanahita zishira mu gihe kidatinze. Isukari igufasha kumva ko ibyo urya biryoshye. Icyo ni ikindi cyangwa se ni umumaro w'isukari. Ikindi, isukari ituma ugira uruhu rwiza. Isukari ni nziza ku rundi ruhande. Ikindi, isukari igufasha gusinzira neza. Rero niba ukunda kurya isukari, ni byinshi isukari yakugirira nk'umumaro, ariko kandi nk'uko nakomeje mbibasobanurira, isukari yagira n'ingaruka zigiye zitandukanye. Komeza muryoherwe n'ibiganiro nkomeza ngenda mbagezaho, nishimira ko mugira ubuzima buzira umuze, ubuzima bunejeje. Nibyo byifuzo nabifuriza. Ahari ikibazo tugakomeza tugenda tugikemurira hamwe, ndetse n'ibisubizo tukagenda tubifatira hamwe, ingamba z'ubuzima bunejeje, kugira ngo twese mu byo turimo no mu byo dukora tugende tumenya uko tugomba kwitwara. Ni Shata Mkazi, nawapenda sana.
wonderful. Subscribe, comment, like.